Yes, nongeye kugusuhuza nkwaye ikaze ikomeje gukurikirana Erickson Info naho ngiye kumva kuri microphone ndi Erickson. Yes, uyu munsi rero mbazaniye akano k'ubwenge tuntu twinshi cyane tuzajya dufasha mu buzima busanzwe mu ikoranabuhanga. Banze urebe ko wakoze subscribe kuri channel ya Erickson Info kandi utarayikora wibuke ukoraho hasi kuri subscribe tujyane wabisoje. Ikindi kora like kuri iki kiganiro udusigira igitekerezo hasi muri comment, kandi niba ikiganiro cyo cyagusigiye utubwira uti thanks, cyangwa se niba ni icyo ushaka kudusaba ukidusabe nta kibazo. Yes, uyu ni Erickson channel yukomeje gukurikirana ni Erickson Info. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo butandukanye ushobora kwibwa telefone warangiza ukayigaruza. Ubwo buryo nubuhe ngiye kubanza mbivuge nirukanka turaza kureba ubwo buryo dushobora gukoresha. Uyu ni Erickson channel yo ni Erickson Info. Yes, mbere ko dutangira reka mbanze nizere ko buri muntu wese ukurikirana Erickson Info ashobora ko yarigize yumva umuntu wabaribwe telefone ikamugaruka mu biganza, byaba byanyuze mu nzego zibishinzwe cyangwa se ubwe yayikurikiranye kugeza ageze ku muntu wayimwibye. Bigenda bite? Ese bigenda bite kugira ngo telefone yatwawe yibwe utayihereje umuntu ibashe kukugarukira? Wakibaza ngo bigenda bite, ariko uyu munsi tugiye kuvuga ku tuntu tubiri tw'ingenzi, akitwa serial number, tugiye kureba itandukaniro ryako nakitwa IMEI cyangwa se mu magambo arambuye ariko kitwa International Mobile Equipment Identity, cyangwa se iki ni ikirango cya buri gikoresho cyose kigendana icyo twakita nk'irangamuntu, cyangwa umuntu agira irangamuntu cyangwa se igikumwe cy'umuntu. Bivuze ngo igikumwe nta muntu ugihuza n'undi. Bivuze ngo rero n'ibikoresho by'ikoranabuhanga by'umwihariko telefone tugiye kuvugaho uyu munsi iba ifite serial number cyangwa se umubare uyitandukanya n'iyindi telefone iyo yose ku isi. Bivuze ngo iba ifite amakode, igihugu yakorewemo, uruganda rwayikoze, izo zose aba ari kode ziba ziri muri iyo serial number, ndetse n'uruganda rwayikoze. Bivuze ngo uruganda rwayikoze ruyihereza kode itandukanye n'indi telefone. Bivuze ngo uruganda ntirwasora telefone zihuje serial number. Bigenda bite rero? Bivuze ngo izi serial number tuvuze ndetse na IMEI nizo zifashishwa kugira ngo umuntu telefone yamuvuye mu biganza ibashe kumugarukamo, byaba ari ubyikoreye cyangwa se bikozwe n'inzego zibishinzwe. Izi zikora zite rero? Reka mu ncamake nihuta mbanze mvuga akamaro kazo ubundi turebe uburyo twazireba mu matelefone yacu. Icyambere nuko izi serial number zikoreshwa umuntu ahagarika telefone kuba yakoresha internet burundu. Bivuze ngo umuntu wakwibye telefone ushobora kuyihagarika kuba itazongera gukoresha internet. Ako ni akamaro ka mbere. Akamaro ka kabiri, izi ngizi serial number zikoreshwa hahagarikwa telefone burundu, telefone ukaba wayizimya, uyibye nawe ntigire icyo yamumarira. Akandi kamaro nuko umuntu wakwibye telefone ashobora kuyitwara, ariko aho kugira ngo akwiba amakuru arimo, abe amafoto, video, cyangwa se nkatwe dukoresha izi mbuga nkoranyambaga nk'ama YouTube, atabasha kukwiba ibintu biri muri telefone yawe, izi serial number cyangwa se IMEI zifashishwa hasibwa amakuru ayo yose yaba ari muri telefone. Ushobora kubyifashisha ukahita ubisiba. Bivuze ngo iyi serial number iramutse igeze mu maboko atari meza cyangwa se ukayasasa ikagera buri hamwe, bivuze ngo umuntu ashobora kuyifashisha aforomata telefone yawe kandi uyifite. So ni ngombwa rero yuko uyifata ukayibika kure, ukayigira ibanga ryawe, nk'uko uzi ko irangamuntu ibiri kure cyangwa se ibindi bikoresho byawe by'ibanze cyangwa se bifite agaciro ubika kure. Bivuze ngo n'izi serial number ukeneye kuzibika kure, kuko uzifite mu buryo budakwiye ashobora kuba yaguhemukira cyangwa se akakugirira nabi mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ikindi, izi telefone zacu bamwe na bamwe dukunda gukoresha telefone za second hand cyangwa se telefone zaguzwe za okaziyo, zo twita za okaziyo. Bivuze ngo umuntu ugura telefone ya okaziyo ukwiye kumenya icyitwa serial number kugira ngo ukifashishe ureba niba telefone uguze itari mu manza cyangwa se nta bindi birego ifite. Ubireba ibi byose tuzabikorera ikiganiro buri kimwe ku kindi. So kugira ngo rero tuzabikore birasaba ngo tubanze tumenye ngo serial number ya telefone ishakwa gute, ibonwa gute, ese IMEI ya telefone ibonwa gute, ikoreshwa gute. Iki kiganiro rero twagikoze kugira ngo tubanze tuyikirebe, tubashe kumenya uko tuzisuzuma,
tuzicekinga muri telefone, tubanze tuzibikire. Iyi ni part 1. Akamaro kazo rero nuko uburyo bwa mbere tugiye kureba muri iyi part 1 ari uburyo izi serial number twazifashisha tujya gutanga ikirego kugira ngo inzego zibishinzwe zidukurikiranira amatelefone. Ibindi biganiro bizaza bivuga ibyo byose twavuze ruguru, uburyo twaformata telefone yibwe, uburyo twa trackinga telefone yibwe kugeza tugeze ku wayibye, uburyo dushobora kuba twaformata telefone uyibye ntigire ikimumarira, uburyo twayifungira connection ntizongere gukoresha internet. Ibyo byose tuzabirebera mu bindi biganiro. Uyu munsi ikiganiro tugiye kureba ni ugushaka izi serial number tukazibikira, twarangiza mu gihe tubuze telefone tukatanga ikirego ku nzego zibishinzwe. Mu bindi biganiro tuzajya tureba uburyo twakikorera ibyo byose. Yes, uyu ni Erikson. Reba neza ko wakoze subscribe kuri iyi channel, ubanze ukore subscribe, kandi niba utarayikora uyikore. Ikindi kora like kuri iki kiganiro, uduhe muri comment ikiganiro twazagukorera ubutaha, cyangwa se ibyo twagukorera niba byagushimishije udusigire comment bitewe nuko ubitekereza. Yes, ndagushimiye. Uyu ni Erikson, channel yo ni Erikson Info. Reba ko wakoze subscribe, wibuke uyikoreho. Yes, reka tujyane. Yes, ndacyari Erikson. Iyi ni Erikson Info. Reka dutangire. Nizere ko umuntu wese ukurikirana Erikson Info agomba kuba azi IMEI cyangwa se serial number. Tugiye kureba rero uburyo ushobora kubireba ukabitunga. Nkubwira ngo niba tumaze kuyireba, shaka ahantu yandika nko mu agenda cyangwa se ubibike kuri email yawe. Sinzi niba uyikorera screenshot, sinzi niba ufata agakaramu kayandika, ariko icyo nkusaba no kugira ngo uyibike, kuko ingi yifashishwa mu bintu byinshi tuzagenda turebera kuri iyi channel. Tuzareba uburyo ushobora kwibwa telefone yawe, amakuru ukaba wayasiba uyibye ntagire amabanga yawe yakinjirira. Tuzareba uburyo ushobora kuba wayiboroka ntagire icyo yayikoresha, cyangwa se tugatanga n'ikirego ku nzego zibishinzwe, telefone yacu ikagaruka cyangwa uyitwaye ntayigire ikimumarira. Reka turebere hamwe rero uburyo tureba iyi serial number cyangwa se iyi IMEI. So reka rero dutangire. Turakanda akanyenyeri urwego 06, nidushyiraho urwego barahita batwereka serial number n'ama IMEI zacu, arizo telefone ziburi yose iba ifite umwihariko wayo. So bivuze ko rero uramutse uyifite uba ufite telefone yawe mu biganza, cyangwa se yanakwibwa ariko ubyifiteho uburenganzira mu gihe uzi iyo serial number yayo. Bivuze ngo wasiba amakuru ari muri telefone yawe kugira ngo uyibye itagira icyo akuramo, cyangwa se ukaba wabasha kumutanga ikirego ku nzego zibishinzwe, cyangwa se telefone ukaba wayiforomata burundu ntagire icyo ayimarisha, cyangwa se ukayihagarika. Reka turebe rero. Tugiye gushyiraho urwego. Nitumara gushyiraho urwego zirahita ziza. Songeye kuko mfite irimo ishobora gukoresha eSIM, niyo mpamvu bampaye byinshi, ariko wowe ufite IMEI ndetse ukagira na serial number, dore ngiyi hano hepfo. So bivuze ngo rero fata agakaramu wandike iyi mibare, wandike izi serial number. Izi nizo code za telefone. Buri telefone iri ku isi yose iba yihariye umubare wayo. Reka nizere ko bibonye. Kora aga screenshot ukabike kuri email, cyangwa se ufata agakaramu uyandika ahantu witonze, kuko iyi mibare niyo ikoreshwa hashakishwa telefone. Mu biganiro tuzakora ubutaha tuzakoresha imibare tugerageza guformata amatelefone, tugerageza kuyatrackinga ngo turebe ahari, cyangwa se tukayifashisha tutanga ikirego mu gihe twibwe amatelefone. Yes, uyu ni Erikson, channel yo ni Erikson Info. Ibyiza byo biracyahari. Mu biganiro by'ubutaha tuzakoresha izi serial number tugerageza gukora ibyo twavuze haruguru. Yes, thank you. Yes, reka twizere ko wamaze kubona serial number ndetse na IMEI yawe bya telefone. Ubibike neza, ukore screenshot ugashyire kuri email. Ushobora kukandikisha n'ikaramu kakabika ahantu muri agenda. Igihe icyo ari cyo cyose telefone yawe yagira ikibazo, ushobora kubihagarika ukoresheje izo serial number tubonye. Uyu ni Erikson, channel yo ni Erikson Info. Reka twizere ko wakoze subscribe. Reka duhure muri comment utubwire uko ubibonye. Yes, thank you. Naho ubutaha tuzahurira mu bindi biganiro. Ciao.